Reka ngusuhuze wowe ubana natwe umunsi kundi ngwifuriza umugisha w'Imana, ngwifuriza amahoro aturuka kuri Nyagasani umwami Imana. Imana rero ikugire neza kandi Imana ikurwanirire uko bukeye nuko bwije. Uwiteka Imana akwiteho cyane kandi akurwanirire, akuneshereze. Umugisha w'Imana uze kubana nawe. Ibi nkunda kubikubwira cyane, nkwifuriza amahoro n'umugisha Imana itanga. Umugisha Imana itanga uwo niwo nkwifuriza uko bukeye nuko bwije. Hanyuma ukunda gukora izi nkuru ariko abantu mukazita ngo ni amatiku. Ntago ari amatiku, ntago ari amatiku. Kuvuga ibyabaye ntago ari amatiku. Ngo ntabwo duhishira itorero se kurihishira ni iki? Ahubwo kubera iki ibyo tuvuga biba byabaye? Kubera iki ibyo tuvuga biba byabayeho? Kubera iki? Ibi nibyo mpamvu rero tubabwira ngo ahubwo reka dukore izi nkuru kugira ngo ibi bigenda biba uyu munsi bikike nibyongere kubaho. Ahubwo abakristo mukwiye kubabazwa n'ibiri mu kuba mbere yo kuvuga ngo dukore inkuru. Ntabwo tuvuga inkuru itabayeho, icyo kirazira. Ntabwo tuvuga ibintu bitabayeho, ibyo maze mu byumve. Nta munsi numwe tuza hano ngo tuvuge ibintu bitabayeho uko byagenda kose. Nta munsi numwe turavuga ibintu by'ibihuha. Twebwe tuvuga ibyabaye. Wanatubaza tukakubuha proof ibyabaye. Ibyabaye mbere bajyaga bavuga ngo nta foto ngo nta cyabaye. Ngo wamubwira ati twakubonye ukora icyaha unywa inzoga ngo mwamfoto yesi ngo nimuze nyereka ifoto. Aha, ibi ari biba ngombwa tukazana amafoto, ibindi tukazana nanone ibyabaye. Ibi rero nzo mbabwira rero ko hano kuri Humura Program TV nta bintu tuvuga ijambo ry'Imana, tuvuga icyo Imana ivuze, tukubaka umuryango. Hanyuma n'itorero naryo turi mu kuryubaka kuko ni umusanzu wacu nyine. Umusanzu wacu ni uwo nguwo. Umusanzu wacu ni uwo. Nawo ni umusanzu. Nawe uri mu kubaka itorero waje tukora ibintu byo kujya inama kugira ngo itorero ryo rikomeze rigende neza. Hanyuma igitumye ngaruka hano ariko ntarakivuga. Bazi ukore subscribe, gikore iki kiganiro, gikore comment, gikore like, gikumwe kora comment yawe. Watukana utatukana ibyo birakureba. Uwandika ibyo ushaka byose na commentaire nimwe tuzongera gusiba rwose. Kuko nawe ubugaragaje uriwe, ubugaragaje uruhande rwawe, boya tuba tukubonye. Tuba tukubonye burya. Tuba tubonye uwo uriwe, tuba tubonye uko uteye, tuba tubonye uwo uriwe. Tuba tubibonye rero. Ubundi mubabajwe n'iki? Mubabajwe nuko tuvuga ibyabaye. Hanyuma icyo nshatse kuvuga, ejo cyangwa se ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani 2025 habaye agatendo gakomeye. Nivuga ko ari bombori muraza kumbabarira nkoresha iryo jambo. Nivuga wenda ko hari ibindi bintu byinshi nyuma nabyo sindamenye ibyo ari byo. Ibi nibyo bikwiriye gushakirwa umuti ukavugutwa, kuko bitabaye ibyo iri torero rizahoramo intambara. Ibi rero bigomba gucika bigasezererwa burundu bikavaho. Niyo mpamvu tuvukora ibi bintu. Ariko mureke mbabaza, iyo gitifu yatonganye wenda na secretary, ntabwo biza mu gitondo ngo abantu babivuge. Iyo se njyanama agizemo umutavuga rumwe n'undi njyanama w'akarere atavuga rumwe n'umuyobozi w'akarere, bigenda bite? Ntabwo bazana ngo babivuge. Bivuze se ko nta muntu usakuza? None se ari umuntu urutundi? Aje bundi nabonye umunyamakuru umwe kandi nkunda nemera
yagiye gusura itorero rimwe, ariko agezeyo agarutse yavuze ijambo rikomeye. Yavuze ijambo rikomeye nakunze cyane. Yaravuze ngo abapotre ngo bagize abapotre ngo basigaye bahabwa icyubahiro kiruta icyo abantu baha Imana. Basigaye bahabwa icyubahiro cyangwa se bashaka icyubahiro kuruta icyo baha Imana. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nibura uko aba apotre bagabanya icyubahiro ahubwo icyo gihabwe Imana. Iri jambo nararikunze rwose pe. Bwa madamu munyamakuru, warakoze cyane, kandi rwose ikintu wavuze ngo haye saruti rwose kabisa, wagize neza. Niko bimeze. Hanyuma ejo cyangwa se kuri tariki buyategwa n'igihe nkorera ikiganiro ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani 2025 habaye skandali yabaye niyi, yabaye mu itorero n'ubundi rya ADEPR. Mwokagira Imana, iri torero ko turikunda, ibi bintu bibamo nibiki? Ese byaba ari ibyo ejo mu minsi yashize bavuze? Sindamenye ibyari byo, ariko ibintu biri kuberamo nagahoma muno. Turabivuga mugava ngo turabeshya. Nababwiye ibyabereye Kabuga, muvuga ngo ndababeshya. Nyamara byarabaye Kabuga, byarabaye. N'ubu hari andi makuru turimo gutohoza neza, mu minsi iri imbere tuzaza tukababwira y'Ikabuga. Nzaza nyababwire kandi hano rwose vuba cyane, ndimo kuyatohoza neza, nimara kuyashira ku murongo yose y'Ikabuga yose nzayazana nyababwire, kuko ntabwo tuzongera guhishira ibintu nk'ibi. I Remera ejo kuri ADEPR aba nako kuri tariki 23 aba skandali yabaye niyi. Maze uyumve neza, habaye skandali harimo bombori mukagira Imana mwe. Ni ikintu cyababaje abantu benshi, abantu bari buzuye urusengero. Maze mwumve, namwe nimwumve ikintu cyabaye i Remera, maze mumbwiye ko cyari gikwiriye. Mwandike muri commentaire muvuge ngo iki kintu wikivuga kuko cyari ngombwa ko kibaho. Mwandike muri commentaire muvuge ngo iki kintu mbere yo kukivuga ni byiza ko cyabaho. Niba cyanabaho mwandika ko cyabaho, niba kitanabaho mwandika ko ko bitari ngombwa, ko uwabikoze ari amakosa. Umushumba w'i Remera yakoze skandali. Mwokagira Imana, kuri ADEPR Remera ibintu byabaye nagahoma muno. Hari ubukwe butandatu bwose ntiyabubonekamo, arabura, bwarasezeranijwe n'umuvugizi. Ubukwe butandatu, umuvugizi yasezeranije ubukwe 7 umunsi umwe, ari umwe bwose arabusezeranya. Yasezeranije ubukwe butandatu bwahari i Remera, asezeranya n'ubundi bukwe bwa 7 bwagomba guturuka i Gasave. Mwumve ingorane abayobozi bahura nazo. Ariko by'umwihariko dushimira umushumba cyangwa se umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR, kuko yazibye icyuho gikomeye cyane. Ibaze gusezeranya ubukwe 7, umushumba wa paruwasi adahari, arabura, bigeraho bamuhamagara telefone arayifunga. Kubera iki yayifunze? Kubera iki ataje? Ibi rero njye mbabwira, aka ni agahoma muno. Ariko makuru akavuga ko atavuga rumwe n'umuvugizi, kuko umuvugizi yaje nawe agenda akuraho telefone. Ngaho ibi byari bikwiriye ko muvuga ngo turabiceceka, ngo tujye duceceka ngo ibintu ngo tubyihorere, ibi bintu tubireke bikomeze bibe mu itorero uko kuntu, cyangwa ahubwo leta hari manuke izirebe n'ibyo bintu biri kuberamo aho ngaho.
byari bikwiriye se? Namwe nimwumve, umuvugizi araje. Umuvugizi cyangwa se umushumba mukuru ni umushumba wo kubahwa, ubundi protokole ye yakaba ikorwa n'umushumba wa paruwasi. Umuyobozi w'umudugudu ntiyakaba yakora protokole umushumba cyangwa umushumba mukuru, ahubwo umushumba mukuru protokole yakaba yikorerwa n'umushumba wa paruwasi. Yamaze kumenya ko ari buze mu bukwe, kuko ubukwe bwarimo abantu benshi cyane, urusengero rwari rwuzuye no hejuru. Murebe urusengero rw'Iremera ukuntu rungana, mubanze mubirebe ukuntu rungana, rwuzuye no hejuru. Abashumba bose batandukanye bose bari bitabiriye ubwo bukwe. Abashumba bahoza mu turere, abashumba mu paruwasi, abashumba bagiye batandukanye bari bitabiriye ubwo bukwe. Ariko umushumba wa paruwasi y'Iremera ari wa nyiri ubukwe arabura. Baramamaga ku telefoni, baramubura. Ubukwe bugira ikibazo, amasertifika amwe arabura. Mwokagira Imana, ibi bintu byari bikwiriye? Ngaho ni munsubize. Baba ab'Iremera niba mbashebeje simbizi, baba n'abanyumva mwese bakunda ngo itorero data ariko mujya mumbwira ngo murarikunda cyane, iri torero ntabwo murikunda kuturusha. Twebwe twararivunikiye, urutugu rwanjye urunguru, urutugu nikoreye ibiti nubaka urusengero ku Murindi. N'ubu ngubu njya mbabara, nabikuraga irusororo. Usibye n'ibyo twararikoreye cyane, turavunika. Aho nabwirije nta n'umuntu urapfa kuhabwiriza, n'abashumba bahabwirije ni bakeya. Ibi mbabwije ukuri, igihugu cyose nakizengurutse mbwiriza ubutumwa bwiza, ngeraho ndwara kubera kubwiriza gusa. Ariko dushimira Imana ko aduhaye umugisha. Hanyuma ntabwo turyanga, turarikunda. Turifiteho amateka kandi manini. Aho impamvu tuvuga ibi ni ukugira ngo bikosoke. Ngaho namwe nimumbwire, byari bikwiriye ko umushumba mukuru aza akabura protokole y'umushumba wa paruwasi kugira ngo amwakire? Hanyuma niki cyatumye ataza? Ibi nibyo rero bikwiye gukurikiranwa. Ahubwo uyu mushumba aze guhamagazwa, abazwe impamvu y'ibi bintu. Ahamagazwe, abazwe impamvu y'ibi bintu. Ntabwo byari bikwiye. Ibi kandi nibyo wasanga barimo kuvuga, cyangwa se ugasanga ari ibintu bigenda bibaho ngaho, kandi iyo byirunze bibyara ikintu gikomeye cyane. Usibye n'ibyo, uyu mushumba ndaje subire kuba Gasave, uyu mushumba wa paruwasi ya Remera afitanye ibibazo n'abaririmbyi. Ibyuma byabo yarabibitse kubera ngo kubahima gusa. Barabiguze, barabyigurira, amafaranga saye, amafaranga n'ayabo, ariko arava ngo ndabibitse, nta muntu n'umwe uzongera gusohora icyuma nga. Arabifunga pe. Ibyo ni ibibazo afitanye n'abaririmbyi, ntabwo bishimye. Aba rero batishimye ntabwo bagwa wa musaruro. Ubundi umushumba bivuze iki? Kwitwa umushumba, kwitwa umushumba byaba ari icyubahiro, byaba ari gukanga abantu, byaba ari iterabwoba. Ubundi kuba umushumba ni iki? Mushyire muri commentaire meaning y'umushumba ni iki. Meaning y'umushumba ni muhitubwire ni iki? Ni iki ni muyivuge. Definition y'umushumba ni iki? Kuba umushumba ni ugushumba inama, izivunitse, izikomeretse, izibabaye. Umukristo ufite ikibazo ukagikemura n'amananiza. None aho kugira ngo abantu basigaye baza mu rusengero baje kwishima, basigaye baza bagataha bababaye, bagatahana umubabaro, bagatahana inimba, bagatahana agahinda, bagatahana ibibazo.
bagatahana ibigeragezo. Mwokagira Imana, ibi ni iki? Biraza kugenda bite? Namwe nimumbwire, biraza gukizwa nande? Leta se nanone yongera imanuke igaruke ariza kubakemura ibibazo? Ko umuntu umva ko kuyoborwa hari bigiye kubananira, cyangwa se kumvikana no guhuza ko bigiye kubananira? Biragenda bite? Leta yongera imanuke izirebe ibibazo biri kuberamo. None niba abashumba bananiye kumvikana, ubwo abakristo bazumvikana gute? Niba baratangiye gucikamo ibice, bizagenda bite? Ariko ibyo byose ni izo ngaruka. Uyu mushumba rero, ikibazo cye n'abaririmbyi kirakomeye cyane, kandi uburyo gikomeyemo nuko abaririmbyi bamaze kuba victime, bafite umubabaro n'agahinda kugeza uyu munsi wa none. Ibyo bakora byose mu itorero byatumye bitera umusaruro nyene, umusaruro nyene w'itorero, kubera ko batishimiye ubuyobozi bafite. Ubyo rero bituma ubwabo bagira wa musaruro nyene kuko batishimye. Kuko ubundi umushumba, nyine umushumba ni ugushumba intama, ivunitse, irwaye, icumbagira, ifite imbaraga, itazifite, zose ukazitsindagiza, ukazigeza aho ugomba kuzigeza. Aho kugira ngo bimere gutyo, ahubwo barimo kuvuna n'izari zihagaze. Bari kuzivuna, bakazivunagura zose, bakazivunagura, bakazikonyagura. Biragenda bite? Ikibazo kiremereye kizakemurwa nande? Ni Imana, n'amasengesho, n'ubuyobozi bwa leta, n'ubuyobozi bw'itorero. Kizakemurwa nande? Kizakemurwa nande? Ubwo nituvuga ngo ni bombori, ngo twavuze ngo ibintu ngo bitariho, ngo mwakabaye ko mwabivuze, ngo mwakabaye mwatwikiriye, ngo umwenda. Watwikira si biki? Ahubwo kuki mutuma bibaho? Kuki mutuma bibaho? Kuki mutuma bibaho? No kubera iki? Niki gituma bibaho? Ni ikihe gituma bibaho? Icyo cyonyine. Icyo ni kimwe. Ejo kuri watariki, umushumba mukuru yakoze akazi gakomeye, akora akazi k'abashumba b'amaparuwasi abiri. Gasave bohereje umugeni araza, agomba gusezerana i Remera, habura umuntu n'umwe umuherekeza, habura umushumba n'umwe w'i Gasave uherekeza uyu mugeni. Bageraho bamuhamagara kuri telefone, basanga nawe irafunze, yanga no kuyitaba. Baramuhamagara, baramubura. Telefoni reka da, telefoni wapi, telefoni guhamagara ntibishoboka. Hanyuma mureke mbabaza, uyu mushumba mukuru w'itorero, usibye kwihangana, wowe ari nkawe uyoboye abo bantu, wakora iki? Nagasuzuguro. Cyakoze ni ukumusuzugura. Biragaragara ko bamusuzuguye. Ese ni ukutamwubaha? Ese ni ukumuca amazi? Ni iyindi mbaraga bishingikirije? Ni ukubera iki? None se tubirebe ibintu tubiceceke, hanyuma abakristo bakomeze baze gusezerana ibintu bipfe? Namwe nimwumve, kuba ufite ubukwe burindwi ku rusengero ubizi neza, ukongeramo n'igiterane. Bari bafite n'igiterane. Ibaze kuba ufite ubukwe burindwi ukongeramo n'igiterane, kandi ubizi neza ko ubukwe buhari. Icyo ni ikibazo gikomeye. Gusa umushumba yakoze akazi katoroshye, arihangana. Hanyuma icyatunguye abadiyakoni, kigatungura n'abakristo, nuko muri ayo masaha yose bahamagaye umushumba, telefoni yari yayikuyeho,
kandi azi ko afite ubukwe butandatu, azi ko umuvugizi cyangwa se umushumba mukuru wiwe umuyobozi we yaje, hanyuma arangiza aza nimugoroba yambaye nawe ngo ishati nk'uko nambaye. Ibaze kandi umagine umushumba waje mu minsi mikuru ya ceremony kurakora yaranje yicara muri office aravuga ati po nagasuzuguro. Ibaze reka turebe governor ubwo ndamupfobeje rwose, wenda umushumba ndamupfobeje, umushumba mukuru. Fata reka tuvuge wenda governor da, ubwo nanze kugereranya umushumba n'umuyobozi mukuru. aje mu mudugudu cyangwa se mu kagari, asanze gitifu w'akagari nawe uhari, aranamuhamagaye yanga kwitaba kandi azi ko ari buze. Uyu muntu yarara ku buyobozi. Namwe nimutubwire, nimwandike muri commentaire. Hanyuma araza yicarira mu ntebe muri ofisi yambaye ishati. Abadekoni barababaye cyane, na n'isaha baracyabivuga ko bababaye. Aya makuru ntandi tuyakura, niyo bayaduha ni abantu biremera, ni abadiyakoni bari bababaye cyane. Bambwiye akababaro kabo bagize. Umwe nashaka kuvuga izina w'umudiyakoni yambwiye ati rwose mu muvandimwe ndumva mbabaye mu buryo buteye ubwoba. Ati ku buryo ndababaye cyane. Ati nisa numva umushumba rwose kugeza isaha atabakwiye no kuba kinyobora. Ati kuko numva icyo namugombaga ahari nanjye kivuyemo. Yanambwiye ko abadeko twaje tuvuga bati aba bashumba bagiye kutugusha, kuko barimo kugenda batuma natwe icyo twabahaga tujya tukigabanya. Niba ashobora gusuzugura umuvugizi mugenzi, ashobora gusuzugura umuvugizi ari umuyobozi we, ngiye namwubaha gute? Ni gute ngiye namwubaha? Myani magambo biyatse icubahiro. Rero reka nsoze ikiganiro mbabwira ngo ibi bintu bikwiye guhinduka mu maguru mashya bikwiye guhinduka. Bitabiryo iri torero naho barijyana rifite ikibazo. Iri torero rifite ikibazo gikomeye, rizahoramo bombori, rizahoramo intambara, rizahoramo ibigeragezo, rizahoramo amakuba, rizahoramo ibibazo, rizahoramo intambara ziteye ubwoba. Nababwiye ngo hari ibyo turimo gutohoza muri za Kabuga, nitumara kubifata neza nzaza mbibabwire. Kandi birahari bikomeye cyane, bikomeye, nzaza mbibabwire mu minsi iri imbere. Imana iguhe umugisha wabanye natwe. Kandi rwose umuntu wakoraga amakosa uyu munsi mu itorero, niyo mbabwira ngo isi yabaye umudugudu. Isi yamaze kuba umudugudu. Isi ni umudugudu. Impamvu rero umudugudu, niyo mpamvu abantu bakwiriye kujya bakorera mu mucyo, kuko nujya udakora mu mucyo uzajya uhura n'intambara zikomeye. Akantu kose yo kabaye gahita kajya hanze, akantu kose yo kabaye gahita gasohoka. Wikuvuga rero ngo n'ibyawe wakoze uzabihishira, ntabwo bishoboka. Wapi, birajya hanze. Rero Imana iguhe umugisha, ahubwo umuntu wese nakore umurimo w'Imana neza, icyo Imana yamuhamagariye, icyo itorero rigutumye. Unakora icyo uhemberwa, kuko abashumba barahembwa. Kora icyo uhemberwa, kora icyo uhemberwa. Gatatu, korera abakristo neza, kuko Yesu yaravuze ngo ni muri abashumba bo hejuru, ahubwo muri abagaragu. Umushumba ni umugaragu, ntabwo wikorera, ukorera rubanda. We ntabwo wikorera, ukorera abo hasi. Abakristo nibo dukorera. Imana rero iguhe umugisha, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kize kubana nawe. Imbabazi z'Imana no gukomera no gucyanuka k'Uwiteka bikugote bikuzenguruke. Turagukunda cyane.
mu izina rya Yesu Kristo, amina.